hari umukobwa wambabaje mu buzima bwanjye warenze ku masezerano yari yavuganye n'Imana aza gupfa. Iyi story ngiye kukubwira iteye agahinda, ariko iragusigira isomo rikomeye ryo kumenya kubana n'Imana ukumvira umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Umwana w'umukobwa yarageze igihe cyo kubengukwa. Papa we niwe yarafite gusa. Papa we aramuhamagara aramubwira ati mwana wanjye nsaba icyo ushaka nkiguhe. Umwana w'umukobwa aramubwira ngo papa, nta kindi kintu numva nagusaba keretse umpaye imodokari. Papa aramubwira ngo imodokari ndayikwemereye. Papa wamuha imodokari, arangije aramubwira ngo mwana wanjye uwo ni umurage unsabye, ariko reka nkubwire umurage mwiza ngiye kuguha uzakubeshaho ubuzima bwawe bwose. Papa we yaje gufata Bibiliya aramubwira ngo mwana wanjye nguhaye iyi modokari, ariko iyi Bibiliya uko wicara imbere kuri vora, iyi Bibiliya ntuzigere uyikura imbere, uzayihoza imbere hafi ya traburize. Iyi Bibiliya ntizahave, kuko umunsi yahavuye mwana wanjye uzamenye ko Yesu akuvuye imbere no gupfa uzapfa. Nshaka kukubwira ibintu bibiri imbere yuko nkomeza iyi story. Mwene data unkurikiranye, tubana buri munsi kuri YouTube channel, ubuzima bwose waba mudafite Yesu waseba nk'abandi. Uzatakaza ibintu byose, ariko ntuzigere utakaza Yesu ku buzima bwawe. Aho uzajya hose Yesu azakugenda imbere, mu kazi azakugenda imbere, muri office azabane nawe, abana bawe Yesu azabagenda imbere, ubuzima bwawe bwose Imana izakugenda imbere, kuko igihe Yesu atari kumwe nawe imbere uzaseba. Muririmbyi aravuga ngo umbanzirize ye Yesu, ngo kuko utambanjirije yo naseba nk'abandi. Mwene data, Imana itakubanjirije imbere waseba nk'abandi, wakandagara. Ndashimira Imana ko Imana ikugiye imbere utajya wicuza. Umwana w'umukobwa yumvira aramubwira ngo papa, ntabwo iyi Bibiliya nzayikura imbere. Igitondo kimwe umwana w'umukobwa agenda na ya Bible ari mu muhanda, ahura n'umwana w'umusore w'umusilamu. Barakundana. Umusiramu aramubwira ati ariko rero ntabwo ngewe nkunda ibintu bya Yesu, iyi Bibiliya sinyikunda, ntuzongere kuyigendana. Umukobwa aramubwira ati uyu ni umurage nahawe na papa. Umusore aramubwira turahitamo gutakaza ngewe cyangwa se Bibiliya uzayikure mu modokari. Umukobwa yajya guhura n'umusore agafata ya Bibiliya akayikura imbere mu modokari akayishira inyuma muri butu. Igitondo kimwe yari avuye kugura amagi, avuye kugura ibirahuri, avuye kugura ibintu bimeneka. Ubwo yarimo mu modokari avuye kubigura, agiye guhura na wa musore, afata ya Bibiliya yikura imbere kandi se yaramwiyamye, ayishira inyuma muri buta aho yashize amagi, aho yashize ibintu byose bimeneka. Baragenda na wa musore, bari muri fiance, barakundanye. Bageze imbere gatoya baje guhura n'igikamyo kiraburira. Kimaze kuburira wa musore arapfa, wa mukobwa acika amaboko n'amaguru, we ntiyapfa. Imodoka ihinduka ubushingwe. Ariko igitangaje, hahandi he hari Bibiliya, ya magi ntiyamenetse, bya birahuri ntibyamenetse, ibintu byose byakabaye byangirika bikameneka muri buto, hasigaye ari hazimi. Ahandi hose ya kamyo yose ibeta ya modokari. Umukobwa acika amaguru n'amaboko. Imana iramubwira ngo umva impamvu ngusigaje no kugira ngo uzatanga ubuhamya ahantu hose. Impamvu wowe utapfuye ugacika amaguru n'amaboko no kugira ngo uzahereza ubuhamya isi, ubabwire ngo iyo Yesu atari imbere y'ubuzima bwawe uraseba. Imana iramubwira ngo impamvu ibirahuri bitamenetse n'amagi ntameneke nuko ariho wampaye umwanya ngo nge kurinda. Iyo undekera imbere yawe, nkuko papa wawe yakubwiye ngo ntuzigere ukuri Bibiliya imbere, niho wowe nari kurinda. Ariko wanshize inyuma muri butu, nagiye kurinda ibyo wampaye ngo nindinde. Mwene data unteze amatwi, reka nkubwira aya magambo. Mu buzima bwawe bwose uzabaho, ntuzigere Yesu musiga inyuma. Uzagendane na Yesu. Yesu niwe mugendana ntagusige. Yesu niwe ubwira agahinda kawe akakumva ntakumvira ubusa. Yesu niwe ubwira amarangamutima yawe akakubwira ngo shikama ndi kumwe nawe. Abantu bose bajya bakuvaho, ariko Yesu akakubwira ngo humura nzagukomeza. Alamasetelemos. Reka mbonereho kuguhereza iyi message mwene data.
nugera mu ntambara zikugoye jya upfukamuhamagara izina rya Yesu. Izina rya Yesu rirarema. Yesu niwe mugendana ntaguhararukwe. Yesu niwe ubwira amadeni yawe akakubwira ngo nzakwishurira. Yesu niwe mubana umugabo yaguteye akakubwira ngo humura ndi kumwe nawe. Nta muntu wagendanye na Yesu ngo akogwe n'isoni. Nta muntu wagendanye na Yesu ngo yandagare. Nta muntu wagendanye na Yesu riya mama sete ngo asabirize. Ndakwinginze ubuzima bwawe bwose kuva uyu munsi nyemerera Yesu abane nawe. Ibintu byose mushira imbere. Yesu mushira imbere mwene data. Ndakwinginze mu rugo rwawe impamvu abantu benshi bakora divorce, Yesu babana nawe muri dote na reception, ariko iyo batashe bamusiga muri dote na reception, urugo rukabamo intambara. Urugo rwose rutubakiye kuri Yesu rwuzuye intambara n'umubabaro. Ndahanuye mu izina rya Yesu Kristo, mpanuye kubana na Yesu mu rugo rwawe. Ubuzima bwawe Yesu abwivangemo, ubuzima bwawe Yesu abwicaremo. Dufite abantu benshi bifotoreje kuri Yesu, ariko Yesu ntawe bafite mu mitima yabo. Ndakwinginze ngo bana na Yesu mu nzira zawe zose. Ntuzigere utakaza Yesu mu buzima bwawe. Emerera Yesu abane nawe. Uri mu bucuruzi Yesu agendane nawe. Ugiye kwa muganga Yesu agendane nawe. Ugiye kudepoza reka Yesu agendane nawe. Riya mama ugiye gutegura umushinga reka Yesu abane nawe. Ugiye gushaka visa reka Yesu abane nawe. Abana bawe baturemo Yesu. Nta muntu wagendanye na Yesu ngo asabirize. Nta muntu wagendanye na Yesu ngo yandagare. Nubwo itezerano ryawe ryatinda. Zaburi 105:19 Bibiri iravuga ngo kugeza aho isezerano ry'Uwiteka ryasohoreye, isezerano rye ryaramugeragezaga. Mwene data mushiki wanjye mubyeyi wanjye, nta kindi kirimo kirakugerageza ni isezerano. Nubona intambara zikubanye nyinshi ukabona ziraguhagurukiye, ntugire ngo hari ikindi kirimo kirakugerageza. Ni isezerano ry'Imana. Isezerano ry'Imana rirakugerageza ujyambarana ubusa. Isezerano ry'Imana bararigutukira. Isezerano ry'Imana uriburana akazi ukaburara ukandagara. Kwibutsa iki kintu, muzacunga Imana. Imana ivuga mu itangiriro ikakubwira no mu iherezo, ariko ntabwo ikubwira hagati. Imana ikubwira ko iguhaye ikubwira ko iguhaye urugo, ntikubwire ko utazabyara. Ikakubwira ko iguhaye umugabo, ntikubwire ko azagukubita. Imana ikakubwira ko ikurije indege, ntikubwire ko uzagerayo ukabanza ugashomera ukabura ibyangombwa ukandagarira mu mahanga, kandi Imana yaravuganye nawe. Ariko reka nkubwire ijambo hagati Imana iba yarahaguhishe. Ndashimira Imana ko nubwo Imana itinda kugusubiza, ibiri kugutegurira umugisha ufatika. Imana izaguha umugisha ufatika. Imana izakugirira neza. Icyo Imana igusaba kuva uyu munsi ni ubusabane bwawe nawe, ni ukwihana kwawe, ni ukumara amazi. Reka nkubwire iri jambo, Imana ihagurukijwe no kukurengera. Wari wihebye, wari ubabaye, wari ugiye kwandagara, wumvaga wakwiyahura ugapfa, wumvaga ubuzima bugushaririye, wabonaga nta cyerekezo nta nzira, ukorera amafaranga ntumenya hanyuze, barakurambagiza ubukwe bugapfa ku munota wa nyuma. Ufite ibintu birara bikujya mu maguru n'amaboko. Iyo uryamye urara mu nzozi zo mu cyaro iwanya aho uvuka. Ufite imbaraga zigutera mu bicuku bya nijoro. Oni ya masatile mosike, Satani yambuye abana bawe ubwenge. Uri mu ntambara utazi aho zaturutse. Ibigeragezo byakubanye byinshi, amadeni arenda kukwica. Abantu bazi ko wateye imbere, ariko mu by'ukuri ni ukujijisha uri mu buzima bwo upfundikanya budafite ishusho. Ndahanura mu izina rya Yesu Kristo, Imana igiye kuguhereza ishusho. Imana igiye kuguhereza icyerekezo. Umva aya magambo, aho wari ugiye gusebera, Imana ihagutabara utarahasebera. Ni benshi bari bagiye kuguhugwa amenyo, bari bategereje kukumwaza. Abandi baborosheje amenyo ngo barebe uburyo baguseka, ariko Imana iranze. Yanze kuseba, yanze ko wandagara. Umugambi w'Imana kuri wowe ni mugari. Imana igiye gusohoza isezerano yasezeranye nawe. Icyo Imana igusaba ni ugukiranuka, ni ukwera imbuto zikwiriye abihanye. Mwene data, wivuga ngo Imana yarandetse kuntabara, ngo narasenze, ngo ariko ngo mbiye kubivamo. Ntabwo isezerano ry'Imana ritinda, naho ryatinda Imana ibizarisohoza. Ntabwo Imana ishobora gukora ikosa ryo kugutabara intambara zitaranuka. Niyo Imana ije kugutabara igasanga nta ntambara ziriho, irazikereye ikazishiraho, kuko mu ntambara niho Imana igaragarira. Imana yemeye kuba muri izo ntambara. Halele zandene mari igiye kuza gukina finali kugira abantu bazamenye ko ari Imana itagikangwa na biracitse. Ndagutumiye ku cyumweru uzaze mu masengesho ngusengera Imana. Yampaye impano zo gusengera abagwayi, Imana yampaye impano yo guhanura,
ibyo si byo nirata. Niba hari igitangaza cya mbere Imana ikunda ni ukubona wihanye. Uzaze ku cyumweru ngo usengere iyo ndwara, nzi ko izakira. Niba waragiye kwa muganga bikanga bakakubwira ko bitazashoboka, vayo ku cyumweru dusenge. Ariko kuva uyu mwanya ubonye iyi video, banza wiyeze, uzaza ubwira Imana, ufitanye ubusabane n'Imana, ubwira Imana ngo Mana ndagushaka, ndabizi ko mu butwari nahawe n'Imana nzagusengera iyo ndwara izakira. Ariko mbere y'uko uza, banza wiyunge n'Imana, ubwira Imana ngo nagiye mu bapfumu, ubwira Imana ngo narasambanye, ubwira Imana ngo nakoze ibyangwa n'amaso yawe. Ubwiza Imana ukuri mu mutima wawe. Si ngombwa kuza ngo nzakurondore, oya, nawe urabizi mu mutima yawe, urabizi kurasenga, ukunda Imana, ariko ufite utuntu twakunaniye tw'utugeso. Utwo ngutwo rero bwira Yesu, umubwire ngo Mana mbabarira, ndashaka gukizwa, ndashaka guhinduka. Uzaze ku cyumweru ngo usengere Imana saa 3 kugeza saa 9, mbani mu giterane, abandi bazadukurikira live. Uzaze ngo usengere Imana igutabare. Dusengera Samuduha ahitwa Rubirizi mu cyapa h'imodoka zihagarara. Uzaze dusengana Imana, Imana izahindura amateka yawe, Imana izagukiza agasuzuguro k'abanyamahanga. Uze kunyandikira kuri WhatsApp ngo usengere Imana. Ndashimira Imana, hari abantu ntava hano ntashimiye. Hari abantu batanze Bible, turagenda turazitanga, tuzihereza abakene, tuzihereza abantu basenga ariko badafite ubushobozi bwo kwigurira ijambo ry'Imana. Mwene data, Imana igiye kugutabara kuko wabibye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kugira ngo bwamamare. Aho niho Imana igiye kugutabarira. Imana ntizemera kupfana agahinda, Imana ntizemera kupfana ayo madeni, Imana ntizemera kupfira muri uwo mubabaro. Ibyo bigeragezo ntabwo Imana yakwemera kubipfiramo. Ako gahinda kenda gusatura umutima wawe dore ko wabuze icyerekezo, ntabwo Imana yakwemera kubipfiramo. Imana ihagurukiye kugutabara kandi izagutabarira kuri uwo musozi wasebeyeho. Imana iguha umugisha. Ndagukunda. Shalom. Amen.